yambaye imyenda ya gisirikare. Umugabo w'abakora iki? Umusirikare. Ngiye kubona nabonaga muri mashine cyangwa se muri computer barimo bahamagara izina rye ry'abantu bagombaga kujya misiyo, ariko abura amahirwe amwe atuma adashobora kugenda. Ngiye kubona mbona marayika aramanutse aravuga ngo kubera ko waje kwirirwa imbere y'Imana, uyu mugabo wawe yari afite ikibazo cya sida, Imana irambwiye ngo irayimukijije. Imana irambwiye igiye kugukorera igitangaza ihagarara aho utakabaye uhagaze. Kandi bazaba hariya bakorera Imana ni kuwiteka avuganye nawe. Ufite imbaraga zo mu muryango zivuga ngo wowe uzarinda upfa ujye mu nda y'isi udashatse umugabo. Kugeza uyu mwanya abasore bose barakubenze, wabuze n'uwagaruka. Imana irangiye gutegura mu kwa gatatu ufitemo mariage. Wakomeye Yesu amata ayo mashira yakoba ni mariage. Uyu mwanya tuvugana nanjye ngeze ntunga, ndimo nitegereza ase mubwenge, reka tumuha amakuru y'ijuru. Imana igeze ntunga, none aha tuvugana ni hiri ahari gucururiza. Abamarayika ndimo ndabona bamufata bamubwira ngo rero Olive asubira iwanyu. Umugore wawe yitwa Olive aratashe, niko Imana ivuganye nanjye. Izina rya Yesu uvuze irambwiye ngo igikomere wazanye mu nzu y'Imana, Imana irambwiye ngo wari warabuze urubyaro. Niko bimeze, wari warabuze urubyaro. Imana yampamagaye mu mezi 3 uzaba utwite inda y'umwana w'umuhungu. Haguruka kubwira mama, urashaka ko Imana igutabara? Fata mikorofone. Haleluya. Ninde wakuraritse wowe? Hari ahantu wabunze? Narabonye nimero yawe tukavugana, ugaca telefone bakayinyima. Kuva uyu munsi Imana irambye ngo iguhaye imyenda y'umwana. Icya kabiri, Imana irambye ngo wari uriho mu buzima bugusharije bukugoye, Imana yo mu ijuru irambye ngo ibugusohoyemo. Ndimo ndabona umuntu arimo kugenda Nyabugogo yikoreye umuzigo hejuru ku mutwe. Umugabo w'abakora iki? Umukaramu. Imana irambye ngo mukuye mu kazi k'ubukaramu bahaye kandi kazi. Bahaye icyubahiro niba ntacyo bitwaye. Bihuriza cyo hayi n'ibyigire gitoya ibiraho ibisanzwe besuka urekimana ayiraruka tubizera
Reka twongere duhereze Imana amaboko yacu tuyibwire ko Uwiteka ari wowe Mana. Ola sikala. Akumpere mikrofone. Haguruka utera haleluya. Wowe. Haleluya! Haleluya! Tuzo cyakuzanye. Imana yacyonye kandi igiye kugisubiza. Amen. Haleluya! Ndimo ndabona ikibazo cy'ubutaka ufite nikimeze gito. N'ubutaka bwanjye ndahinga nta kintu nsaruramo rwose. Nta kintu ukuramo. Nta kintu nkuramo. Kuva uyu munsi. Yego. Imana yo mu ijuru. Amen. Irambwiye ngo wahinganaga n'abandi abo mwegeranye ku butaka bagasarura wowe ntusarure kandi warashoyemo imbaraga nyinshi. Rwose. Niko bigenda. Yego. Mu gitondo mbere y'ukuzo. Yego. Madamu wari ni wowe aburuka. Mu gitondo mwafashe icyemezo muravuga ngo tugomba gusenga tugasengera buno butaka bwacu. Yego. Mumaze gufata icyemezo gufata ubutaka ubushyira mu gashashi kurakazana. Kanzanire. Zamura haleluya. Ariko abantu bagira kwizera mu kuri kw'Imana. Reba umuntu mu maso umubwire ngo tuga kwizera muri wowe. Ya Bwana Yesu n'izina rya Yesu. Yesu Imana icyubahiro. Ubu butaka wazanye. Yego. Imana irambwiye ngo nugera muri ubu butaka wakuyemo. Ugende wongere ufate ubujugunye muri ubwo butaka. Imana irambwiye ngo irabunguye mu izina rya Yesu. Pega Yesu yamamare. Pega Yesu yamamare. Pega Yesu yamamare. Pega haleluya. Mujye kwiyicarira Imana irabatabara. Mambo sawa sawa. Sawa.
Imana yamusimbukije urupfu ururebesha amaso yawe. Urabyibutse cyangwa ntabwo byibutse? Uribuka umunsi wari kwa muganga baguteremo umwana wapfuye? Yesu cyubahiro. Haleluya. Haleluya.
burakugoye, ariko Imana yo mu ijuru irabwira ngo kuva uyu munsi Imana iguhinduriye ubuzima igiye kuguhereza akazi. Reka twaha Imana icyubahiro, reka twakongera tugaha Imana icyubahiro. Ni kuki turizwa ibyago biriho atari byo mugihe biriho? Ni kuki turizwa ibyago biriho atari byo mugihe biriho? Urutegereje kandi nihangane tuzasobanutse uranaze urihangikira urwanya muri byose urugo rw'inzogera urimana waturutse ninde wakuraritse wowe? Zamurije reka duhere si icyubahiro. Apokuza gusengera uyu mwanya tuvuga ufite ikintu cyitwa umubabaro urenze umutima wawe. Wowe ubu tuvugana barakuroze, uri igitambo cy'abadayimoni. Reba umuntu mu maso umubwire ngo menya gukorera Imana. Uvuga he? Naguhaye ibikorwa tubona. Uvuga Butare, ahantu mwari mutuye urahibuka neza ngo tujyane? Amaboko yacu tuyagereye ahantu mutuye i Butare uva ababyogera Imana inyeretse hariya hantu umuryango wose warasize nta n'uwahafite. Fata mikorofone tuganire guhanurira. Uyu mwanya tuvugana ababyeyi bawe bakimara gupfa, hari umukecuru wahagurutse ndimo kureba ufite ibikomo byinshi, aravuga ngo uyu mwana w'umukobwa tumutanze muri Nyabingi azapfe ari kuzerera ku musozi. Aravuga ngo ntabwo uzigera wubaka urugo. Wahuye n'umugabo wa mbere uzi ko azakumara umubabaro n'igikomere, aba ari gutera igikomere. Ibyo bintu byarabaye. Uhura n'umugabo wa kabiri akwizeza urukundo ko muzabana, nawe akubyarira umwana gutera igikomere. Uhura n'umugabo wa gatatu nawe uzi ko muzabana, nawe agutera igikomere, nawe akubyarira umwana. Abo bagabo bose batatu bagusigiye abana, ariko kugeza uyu munsi nta n'umwe uzi amakuru yabo, bose barakuvuye. Ibyo bintu mvuga urabizi? Imana icyubahiro. Mbega Yesu yamamare, turamure amaboko. Zabura haleluya. Ola sikete bagora. Agira.
siketsema amasengesho yacu agera mu leta atambuka umutima usimbere imana ugakomanga ushaka kureba imana data ushaka kureba Imana n'amahoro oya twabona muri iyi si twabona twagata twakatarizo asenare ase tariki 15 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka turimo reba hano muri Imana irambwiye ngo yagusimbukije urugo kuko mbonye wari uri ahantu urimo guhereza ikintu kigiye kugugwaho Imana irakuramira ukora akahe kazi wakoraga akazi k'ubuye tumutungira inka Imana irambwiye ngo igiye kukubakira gukore ubuzima bubi Imana igiye kukubakira ibukure ubuzima bubi terasi amagaya jya kwicara Imana iragutabara Nangurura badutangariza bafite ibintu bwira nabo bose bashaka kwiyahura dufite Imana itabara nayo niyo gusenga iratuba dufite Imana niyo gusenga iratuba dufite reka hari abagifite agiye guhereza Yesu icyubahiro dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratuba dufite we dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratuba dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratuba dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratuba haguruka mama tera haleluya nta kibazo Haleluya! 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 umutware babone umutware ninde w'uyu mupapa w'uyu mumama ujyanire mikorofone Imana yo guhanagura umubabaro wawe Imana igiye kuguhindurira amateka ubuzima umaze iminsi unyuramo Haleluya. papa irambwiye ngo waje gusenga imukuyeho impanuka ku munsi w'ejo inkawe nta Imana icyubahiro wari mu muhanda hanyuma kuko kuba mu muhanda nabonaga ufite moto
hanyuma muri iyo moto urabona ko akunda ibikamyo bibiri bijya guhura, umuntu akanyuramo hagati, ugiye kunyuramo hagati moto iramufunganye, imodoka zombi ziba zirakwegeranyije. Ngiye kubona mbona marayika amanutse hagati ya za modoka, aravuga ngo uyu mugabo yiriza imbere yanjye mu buryo bubi. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo kuyeho ku izina ryanjye. Ujye ukunda gusenga Imana, amateka yawe Imana igiye kuyahindura. Ikindi kintu Imana imbwiye, abana bawe bari barabaterereje imyuka bose kugira ngo iriga ntibazagire icyo bageraho. Ibyo bintu uko murabizi. Twahaye Yesu icyubahiro ko ari umugabo w'Imana. Imana igeretse umwana batanzeho igitambo ngo nanjye araba ari ku ishuri ajye yitura hasi. Urafite umwana witura hasi ari he? Hari umwari hano, undi ntabwo bari kumwari hano. Kuva uyu munsi ntibizongera kubaho ukundi. Aya mashara y'Imana akora y'umuntu ayakora, Yesu n'inshuti nyanshuti ashoboye. Yakoze kandi bayakaze. Tera haleluya. Baturutse jara. Imana yo mu gihugu cyo mu ijoro irambwiye ngo igukuyeho icyangiro bari baragusize. Ufite imbaraga zo mu muryango zivuga ngo wowe uzarinda upfa ujye mu nda y'isi udashatse umugabo. Kugeza uyu mwanya abasore bose barakubenze, wabuze n'uwagaruka. Imana irambwiye ngo itegure mu kwa gatatu ufitemo mariage. Wakoreye Yesu amata, ayo mashira yakora ni bara ya Yesu n'izina rya Yesu. Ogiye yakoreye Yesu. Mama, aguruka kureba. Wowe ndi kureba. Wanyemerera ugatera haleluya. Imana irambwiye dusubire mu myaka yawe yahahise. Iyi myaka yawe yahahise hari ijoro ritari guca, ni Yesu wahabaye rirabye. Satani yahagurukije igitero cy'uburwayi, arangije aguteza uburwayi bukomeye. Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi ubu burwayi ufite bugiye gukira. Haleluya, amina. Mama, ndimo kwitegereza kabona Satani yaragiye guhagurutsa indwara. Iyi ndwara yamara kuyihagurutsa ku buryo umutwe wawe wari ugiye kongera gusanuka, Satani agahagurutsa ikintu cyitwa ibibyimba byo mu mutwe bigatembera. Kandi ubu tuvugana ndimo kubona ikintu kimeze nk'igikomere hano gutya mu mutwe wawe. Bakubaze mu mutwe. Turabitse gitambara amakoze ikiganza. Imana igiye kongera guhindura amateka yawe. Imana ikuyeho ikibyimba Satani yarahagurukije kera. Ikuremo. Oh yes. Thank you Jesus. Thank you Lord. Izi mbaraga zose ndazibona. Imana irambwiye ngo iragukirira. Ufite ibintu bijya bikurya umubiri wawe wose. Urabizi ko bikurya? Naguhaye mikorofone. Irarya.
vuga ngo uyu munsi ntibizagaruka. uyu munsi ntibizagaruka. Mama, uyu mwanya tuvuga n'Imana irambwiye ngo ufite igikomere cy'agahinda utatungwa n'umuntu wese uri hano, watungwa n'Imana yonyine. Ndimo kwitegereza abana batatu bafunzwe bari muri gereza bagiye gufungurwa. Hari abana bafunzwe ni bangahe? Batatu. Bawe Ndetse ni bane. tariki 18, tariki zingahe? 18. Mbonye uzumva inkuru nziza mu matwi yawe. Haleluya. Amen. Aba bana babahaye kuburana, bazaburana ryari? 18. Kapone Imana amashimeshi. Imana irambwiye igiye kugukorera igitangaza gihagarara aho utakabaye uhagaze. Kandi bazava hariya bakorera Imana ni Uwiteka avuganye nawe. Atarayange nayo koma. Bega twatera haleluya. Bega wasamurira Imana amaboko ukavuga ngo Yesu yamamare. Chambere kabiki kaduhereze ese cyubahiro. Pereza wowe na wowe ni kureba baguhe mikorofone. Tera haleluya, tera haleluya, haleluya, haleluya. Imana irangiye ngo ifunze gereza yari imbere yawe. Haleluya. Ubu ntabwo ushobora kubyumva. Vuga ngo Imana irakoze ko intabaye. Imana yakoze ko intabaye. Ufite imyaka ingahe? 21. Wari ugiye kujya muri gereza ugafunga imyaka 22. Nuko Imana yakoze ko intabaye. Haleluya. Hari akagambane k'abantu babiri bari bagiye kuguhagurukira. Aka kagambane kari kagiye kuva ku bantu witaga ngo ni inshuti zawe za hafi, zikagenda zikajya kukugambanira. Kandi ubu kukugambanira bari bagiye kunyura ku mwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa bari bagiye kumubwira ngo uzamurege umubwire ko wamufashe ku ngufu. Uyu mwana w'umukobwa arimo kwitegereza, yarangiza agatanga ikirego muri RIB. Ibyo witaga ngo ni amahoro bikazana intambara. Hari umwana w'umukobwa wateye arahari. Imana irambwiye muri uriya mwana ibitekerezo byose Satani yarazamuye, Imana irabyiteze kubera ko waje mu gihugu. Wazamura haleluya. Ikindi Imana irambwiye ngo uyu mwaka utararangira, uyu twigiyemo, uyu tugiye kwinjiramo, duhereze ntabwo kuze hano. Zamura haleluya. Mbega twongere dutere haleluya imwe y'ubutabazi. Bitarenze mu kwezi kwa kabiri. Uranyumva? Tutararangira, Imana yo mu ijuru waje gusenga pfuka wiha icyubahiro mu bwenge. Irambye ngo kutararangira, Imana igiye kuguhereza perimi.
ukuri bakoze ana muzima papa bizwana ndi kureba ako wahaye Yesu amashyi bari hano sinakosa yego mu izina rya Yesu Imana irambye ngo washatse pere murayibura kubera kupfukamye imbere y'Imana akira pere. Haleluya! Erezo muri kiganza umubwire ngo Imana izagutabara batabishake gutabara. Komera Yesu amashyi menshi, Imana izagutabara batabishaka ugire gukurata. Imana iguha umugisha nata nafashe. Imana iguha umugisha. Amen. Ndayumvise. Mbega Yesu agutabara. Hari umudamu muri iri teraniro waturutse irurindo niko Imana iri kuvuga, afite ikibazo yabuze urubyaro, azamura ikiganza. Tambuka mujyanire mikrofone hano nta kibazo. Oh, azarema isi nshasha itarimo ibibazo, azarema Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vuga ngo Yesu ni umwami. Komera Yesu amashyi menshi. Izina rya Yesu uvuze rirambwiye ngo igikomere wazanye mu nzu y'Imana, Imana irambwiye ngo wari warabuze urubyaro. Niko bimeze, wari warabuze urubyaro. Imana yampamagaye mu mezi 3 uzaba utwite inda y'umwana w'umuhungu. Ni ureba mu nda y'ingumba akabona isanga rikomeye, nta kimwe kimunanira arasohoye. Umva, nugera mu rugo uze gufata amazi ushiremo umunyu mukeya. Imana irambwiye ngo ariya mazi arimo uriya munyu uko urayoye, Imana irambwiye ngo niko ibyo bari barashize mu nda yawe utazabyara birarangira. Icya kabiri, iwawe mu rugo nta mahoro ufite mushiki wawe. Imana irambwiye ngo n'imiryango washakiyemo bose bahagaze ku musozi kugira ngo barebe ko ugiye gusema. Warigwaniriye ariko byarananiranye. Pereza akantu ufite aho ngaho.
dukomere Yesu amashyi menshi. Imana irambwiye guhera nonaha iyi ni imiti wari wiringiye. Imana irambwiye ngo nikubwire ngo kuva wemeye Yesu ugiye kubyara ntabwo uzongera guhura n'Imana. Komera Yesu amashyi menshi mu izina rya Yesu. Ongera komera Yesu amashyi menshi. Umva. Arabizi mbese ubundi yaraturamiye Kandi si ibanga, kandi si ibanga. Arabizi mbese ubundi yaraturamiye yarazibanye. sinimana mutima wanjye sinimana mutima we Haguruka wowe ndi kureba watera haleluya. Ongera utere haleluya. Mbonye icyapa mwese murareba ku kibaho bandika, murabireba ku kibaho. Urabona iyo mwarimu arimo arandika, iyo amaze kwandika hari abanyeshuri baza bagafata deske bagahanagura bya bindi yagize gute. Urabyumva mushiki wanjye? Ugana aho uhagaze ndimo kureba icyapa cyangwa se taburo yanditse ivuga ngo ikibazo cy'uburwayi wazanye Imana irakigukijije. Mbonye imbere yawe wari uhagaze n'umugabo, kandi uwo mugabo wari uhagaze hamwe nawe yari yambaye imyenda ya gisirikare. Umugabo w'abakora iki? Umusirikare. Ngiye kubona nabonaga muri mashine cyangwa se muri computer barimo bahamagara izina rye ry'abantu bagombaga kujya misiyo, ariko abura amahirwe amwe atuma adashobora kugenda. Ngiye kubona mbona marayika aramanutse aravuga ngo kubera ko waje kwirirwa imbere y'Imana, uyu mugabo wawe yari afite ikibazo cya sida, Imana irambwiye ngo irayimukijije. Iki kibazo kuba iki kibazo yari agifite cyangwa ntacyo? Aragifite. Wakomeye Yesu amashyi. Ongera uzamure haleluya. Ni baba sakataya. Ribogo sakatala. Si anastise ni abango. Shaliwana sandoze na mwenye wale abone. Eda ni maya sikata shikaya. Imani nabye gushize iherezo. Lewasa inosanso menetando legai. Oribana siki ya biliko. Irabye gihe cy'amarira barize kirahari. Uri nangoles yabari. Thank you Jesus. Imana irambye ngo ayo marira yawe urize na ya nyuma, Imana igiye kukwinjiza mu nzu. Haguruka mubwire wowe uri inyuma ye, wowe Imana iguhumugisha, akagira Imana nakwikirije mu izina rya Yesu. Haguruka kuretse gato papa, haguruka mubwire umva ko Imana ikuganye nawe. Irambwiye ngo haleluya uteye
umusonga wari urimo guhindana nawo mu rugo iwawe Imana iwukuyemo. Mbega amarira warize yo my godness. Imana irambwiye ngo nubwo waje gusenga waje ufite umubabaro n'agahinda, ubwira Imana ngo ariko nanjye wantabara. Wowe ninde wakuraritse? Imana yavuze ngo igiye gushira he. Ala sinapa. Kongera tuzamure amena. Buriya rero reka abantu muri hano, niba ari umwaka Satani ahagurutse impanuka nyinshi, iyo umwaka ugiye kurangira Satani arazihagurutsa, agahagurutsa n'impfu nyinshi. Ndashaka kubwira uwo mubyeyi ufite umwana, tera haleluya. 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 Bakubwire mama waturutse mu Kagugu, niho iwawe. Imana iguhaye yawe. Haleluya. Icya kabiri, umugabo wawe Imana imuhaye agakiza. Haleluya. Gatatu, uyu muntu w'umumotari ninde uramuzi? Niwe n'umugabo wawe. Imana irambye ngo imukuyeho urupfu n'ipevuze. Ariko mbega Yesu wewe warasenze mu rusengero rw'ibanze, Imana igiye kuzamura impano yawe, bizamenyekana ko wakoreye Imana. Impano yawe Imana irayizamuye. Sakata, ribana kota, sine kota, urira banana sikerako, ritota na saketasi. Iravuze bije kugutabara. Tumbira Yesu, niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza. Ubuzima bwawe. Tumbira Yesu, tumbira Yesu cy'ibibazo. Ubuzima bwawe, amarira urira, urira none, niho uhamya bwawe. Yego. Mbonye abamarayika babiri Yego. binjira muri gereza. Yego. None aha tuvugana, Yego. uyu mwaka tugiye kwinjiramo, uyu mugore wawe azataha. Wakomeye Imana amashyi n'umusaza. Ikimenyetso kigaragaza ko azataha nacyo kiguhereze. Yego. Mbonye abamarayika bagera muri gereza, baramuhamagara, baramubwira ngo Angelique, umugore wawe yitwa nde? Angelique Mukarugari. Mbega Imana iri muri aya materaniro, ababyemera tuzamure haleluya. Yo. Haleluya. Ese nene uremeye?
ku nzoga. Haleluya. Imana igukuye ku nzoga, wagerageje kuzireka biranga. Wayanywereye mu nzoga. Reka tuzamure haleluya. Ngwino hano sha, ngwino ngo agusabe imbabazi umusaza ngo yakubere. Kandi wayanywereye. Ubabariye umusaza. Ingo sha, wamuhobere. Arakubabariye muzehe. Ntabwo uzongera kunywa inzoga ukundi. Kujya kwiyicarira. Mbega twahaye sabashi. Twongere tuzamure haleluya. Imana iravuze muri aya materaniro. Imana igiye kwishyura amadeni. Imana iravuze muri aya materaniro. Abari bari kurira Imana ibahaye mutwenga. Imana ishimwe. Akira indirimbo, indirimbo ivuye ku mutima. Akira amashimwe, amashimwe y'ukuri neza neza. Indirimbo agukabariye, bende barabijamyo, bavuye gusenga kwanjye. Indirimbo agukabariye, bende barabijamyo, bavuye gusenga kwanjye. Akira, akira, ishimwe ryanjye. Akira, akira, ishimwe ryanjye. Yukuse, yukuse, gusenga kwanjye. Tugiye gusenga Imana igusohore wumva uburwayi mu izina rya Yesu. Umuntu wese wakandagiye muri uru rusengero arwaye, urataha nta ndwara usohokanye hariya. Wa mugabo, ninde wakuraritse? naje hano kwasengera rimwe bwa kabiri Naraguhanuriye. nakumvise kuri radiyo Waturutse he? Waje uturutse Rwamagana. Ariko nabe Rwamagana Yesu yabazanye. Tujye biganza Rwamagana bajye baza gusenga mu izina rya Yesu. Oh, rima masakatanasi. haleluya haleluya Waturutse Rwamagana. Icyifuzo cyakuzanye, Imana igiye kugikemura. haleluya haleluya Wizera Imana. Nagwaye mikrofone. izere imana Abarozi barazanye uburozi bwitwa intaraza. Babujugunya hejuru y'inzu ndi kureba. Wari uryamye n'umugore wawe. Ubu burozi bakimara kubujugunya hejuru ku nzu ndi kureba. Watangiye gushwana n'umudamu wawe, mukagenda mujyana nta kintu kigaragara kizima gihari muri gupfa. uko byagenze Umudamu arangije afata icyemezo, ndabona n'abana. Arahaguruka aragenda aravuga ngo urugo simbirushoboye. ntaho bari Yaragiye n'ubu ntabwo muri kumwe yaragiye. Urashaka agaruke? ndashaka atari n'abana Abahe? ahantu hitwa intunga ku isoko Aba intunga ku isoko. Ahakora iki? hari utuntu ahacururiza ariko agataka musaza we Ubu uyu mwanya tuvugana nanjye ngeze ntunga. Ndimo nditegereza ufase mubwire. Reka tumuhe amakuru y'ijuru. Imana igeze ntunga. None aha tuvugana ni hiri ahari gucururiza.
abamarayika ndimo ndabona bamufata bamubwira ngo mba rero Olive asubira iwanyu. Umugore wawe yitwa Olive aratashe niko Imana ivuganye nanjye. Nta mafaranga wari ugifite, Imana igiye kongera kuguha amafaranga. Haleluya! Haleluya! Jya kwicarira, reka mwese amaboko yanyu tuyashyire hejuru. Zamura ikiganza cyawe, vuga ngo uyu munsi bimenyekane ko Imana iri muri njyewe. Ngiye kuvuga ikintu kimwe, nuza kugikora ubishaka, Imana iraguha umugisha mu buzima bwawe. Sema amen. Wa mudiyakoni ubitse bya by'Mariya, wa wundi uturuka mu nkoto, ntabwo yaje gusenga. Abantu badufashije kuwa gatanu ku gikorwa badukiye 600, tumaze kubika 350. Ubwo turi kura 200 ingahe? Imana iguha umugisha Mungu wanjye. Yesu ashimwe cyane. Turashimira mama Keve ari he? Mu mutunga ibiganza hari Imana aba bantu uzabatwikire kuko batwikira inzu yawe n'izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zizababona. Aba bantu ndabasengeye uzabarinde muri uyu mwaka. Oshiri baya staka sapa one samsomene kotari uzabatwikire, imbaraga zawe zizabarinde. Urakoze mu izina rya Yesu. Mwese muri hano mwakire kurindwa n'Imana, mwakire uburinzi buturutse ku Mana, mwakire uburinzi buturutse ku Mana, mwakire uburinzi buturutse ku Mana. Imana igiye gutwikira abantu bayo. Imana izabarindana n'imiryango yawe, Imana izabarindana n'urubyaro rwayo, Imana izabarindana na buri kintu cyanyu cyose. Yesu mwana uzamura ibiganza uvuge ngo Mwami Yesu, uyu mwaka utararangira uzaturindane n'imiryango yacu, uzaturindane n'imiryango yacu. Ibintu byose bigambiriye kudukoza isoni bizakorwa n'isoni mu izina rya Yesu. Wambaraga we wajyaga uturwanya ntuzagaruke ukundi, ntakire gusubizwa n'Imana. Mukomere Imana amashyi mwicaye. Reka bajye kwicara, Imana ibahe umugisha. Nidusoza na wanjye kwisi Imana idutabare ikurikire natwe. Mujye kwicara, Imana ibahe umugisha. Nani zabake umukozi w'Imana? Imana ibahe umugisha. Muri hangana tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Mwese mwahagurutse. Ole babasa kati. Zamura amaboko yawe hejuru ahite. Vuga ngo Yesu, Yesu tabara, Yesu tabara. Kuraho uyu mubabaro, kuraho izi mbaraga. Vuga ngo Yesu, vuga ngo Yesu, guhera uyu mwanya izi mbaraga zirwanya nizindekuze. Vuga ngo Yesu, Yesu, amaraso yawe nambohore. Vuga ngo Yesu, mbohora, mbohora. Ngiye kugusengera Imana, uragira uvuga ngo Yesu mbohora. Ukomeze usenga Imana, ukomeze usenga Imana, uvuga ngo mbohora. Vuga ngo Yesu, Yesu mbohora. Zamura ibiganza byawe urumeka amaso yawe. Vuga ngo Yesu, Yesu mbohora, mbohora. Komeza ubivuge, vuga
uvuge izina rya Yesu, komeza uvuge izina rya Yesu. Abadayimoni batinya Yesu, abarozi batinya Yesu, izo mbaraga zitinya Yesu. Aya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 , wambaraga werekura, komeza uzunguza amaboko, komeza uhamagara Imana. Arararararararara, izo mbaraga zibohoye ubuzima bwawe. Iryo zina rya Yesu rirakubohora, iryo zina rya Yesu rirakubohora. Wanyabigiwe, wadayimoniwe, wakaraniwe, wamugayiwe, rekura, rekura, rekura. Zina lako seta, zamura amaboko yawe. Pila sakotekos, zamura amaboko yawe. Vuga ngo Yesu, guhera uyu mwanya ubu burwayi nibushirweho iherezo. Guhera uyu mwanya wambaraga we, rekura ubuzima bwawe. Guhera uyu mwanya bino bintu byose byamfataga, ibyagendaga mu mubiri, ibyagendaga mu nda yanjye, ibyagendaga mu mutwe wanjye, ibyari byarambujije amahoro, none aha birandekura. Vuga ngo Yesu, vuga ngo Yesu, hamagara Yesu, hamagara Yesu, komeza uhamagare Yesu. Abadayimoni batinya izina ryawe, abadayimoni barekura izina rya Yesu, ni izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikuweho, imbaraga z'Imana zohereza abantu, ni izina. Oh, ni baba basakata. Thank you Jesus. Komeza urambura amaboko, vuga ngo ndatsinzwe Mana, ndashaka kuhura, ndashaka kugukorera, ndashaka kuzakunambaho. Izi mbaraga zose zari zimbiwe zarwanyaga ubuzima bwawe, urakoze kuntabara. Tugukomeye amashyi. Icara mu izina rya Yesu. Reka twongere dukomere Yesu amashyi menshi. Imana amashyi menshi.